Benshi mu matorero dusengeramo dukunze kubwirwa cyangwa se kwigishwa yuko gusoma Bibiliya ari kimwe mu bintu by'ingenzi cyane umukristo akwiriye kuba akora buri munsi. Gusoma Bibiliya ni isomo rikunze kugarukaho n'abakozi b'Imana benshi, bivuze ngo rifite umumaro mwinshi kuko umukristo wundi nyakuri akwiriye kumenya amategeko y'Imana ayamenyeye muri Bibiliya. Ariko iki cyo cyanzanye. Akenshi usanga iyo rero dufashe uwo mwanya wo kujya gukora ibyo batubwiye, wo kujya gusoma Bibiliya, bitubana ibibazo kubera ko iyo tugezemo turasoma ntidusobanukirwe. Nyine tukagerageza kwiyumvisha ibirimo ariko ntitumenye icyo bisobanuye. Rimwe na rimwe tukasangamo n'amagambo atugoye kuba twabasha kuyasobanukirwa, ugasanga bitubanye ibibazo ntitubashije gusobanukirwa cyangwa se gukurikiza ibyo batubwiye. Kuko iyo tugiye tugasoma ducika intege bitewe n'uko ibyo dusanzemo biba bigoranye cyane n'ibyo dusanzwe twumva. Abantu bavuga ko gusoma Bibiliya ari byiza, ariko iyo tugeze mu mwanya wo kuyisoma ntabwo tubasha gusobanukirwa ibyo ari byo, kuko amagambo menshi aba atugoye, rimwe na rimwe ntitumenye iyo biva n'iyo bijya, ndetse bikabasha kuba byatugora kubisobanukirwa. Ese nawe waba uri mu bafite iyo mbogamizi? Muri iyi video ngiye kukubwira uburyo cyangwa se process ushobora gukoresha ugasobanukirwa ikintu cyose cyanditse muri Bibiliya bitakugoye kandi ku buryo bworoshye. Ubu buryo ngiye kukubwira bwose bubumbiye mu ijambo rimwe rigizwe n'inyuguti enye, buri nyuguti ndibuza kukubwira icyo ishatse kuvuga bitewe n'umumaro wayo. Ku musozo w'iyi video ndakwisiza yuko ikibazo cyo gusoma ntusobanukirwe Bibiliya kigomba guhita kivaho burundu. Ndabisenze. Twihuse cyane, nababwiye ko ubwo buryo bukubiye mu ijambo rimwe, iryo jambo bakaba baryita SOP, kandi iryo jambo SOP rikaba rigizwe n'inyuguti enye. Buri nyuguti ikaba ifite ikihagarariye bitewe n'ikisobanuye. S ikaba isobanuye scripture mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ni ijambo ry'Imana. O ikaba ihagarariye observation mu rurimi rw'Ikinyarwanda, mu gusobanukirwa. A ikaba ihagarariye application mu Kinyarwanda, bikaba bisobanuye gushyira mu bikorwa. Nyuma P ikaba ihagarariye prayer mu Kinyarwanda, bishatse kuvuga isengesho. Duhereye ku nyuguti ya mbere yitwa S cyangwa scripture cyangwa se mu rurimi rw'Ikinyarwanda ijambo ry'Imana, uhitamo umurongo cyangwa se igice cya Bibiliya ushaka kwiga, ukandika uwo murongo waryo kugira ngo ubashe kubitekerezaho neza. Bivuze ngo iyo ugiye gusoma Bibiliya ubanza ugafata neza igice ugiye gusoma. Rero igice cyose ntabwo cyandika cyose, ariko dufate urugero niba ari umurongo runaka wo muri Bibiliya. Urugero, reka twifashishe igitabo cyo muri Yakobo, igice cyawo cya mbere umurongo wa 22. Bavuga ngo ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo, atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka. Urugero, niba wateganyije kuri buze gusoma rino jambo cyangwa se uno murongo, ukabanza ukawandika ku ruhande kugira ngo uze kubasha kumva neza kurushaho wawanditse ku ruhande. Indi nyuguti ya kabiri ya O isobanuye observation cyangwa se mu rurimi rw'Ikinyarwanda gusobanukirwa. Ikintu ukora ni iki? Uratekereza. Ni iki Imana ivuga hano? Ese iyi nkuru iri kuvugwa muri Bibiliya yabaye ryari? Ese ireba nde? Ese ishatse kuvuga iki? Muri make ukanaliza ukareba mbese ibyo ugiye gusoma bishatse kuvuga iki, byanditse he, ese byagenze gutye, ese byari hari habaye iki kugira ngo bimere gutyo, kugira ngo ubashe kurushaho gusobanukirwa. Ntabwo upfa gusoma gusa utazi aho ugana, ahubwo urasoma ukabanza ukamenya ati ese byari byagenze gute, hari habaye iki, mbese byari byagenze gute. Urugero, muri wa murongo twari tumaze n'ubundi gusoma muri Yakobo igice cyawo cya mbere umurongo wa 22, iriya jambo yari rishatse kutubwira yuko cyangwa se byatwibutsaga yuko atari ugupfa gusoma Bibiliya gusa, ahubwo tugomba kuyishyira no mu bikorwa. Urabona ko mbere twabanje dushyira umurongo ku ruhande turawandika, igikurikiyeho n'iki turawanarije, tumenya icyo uvuga, tumenya icyo ushatse gusobanura. Ya nyuguti ya gatatu ya A cyangwa se intambwe ya gatatu yitwa application cyangwa se mu rurimi rw'Ikinyarwanda gushyira mu bikorwa. Igikorwa ni iki? Utekereza uburyo ibyo usomye wabishyira mu bikorwa cyangwa se wabishyira mu buzima bwawe. Niba ukimara gusoma umurongo mbese ukabasha no kuwusobanukirwa, ese ni gute uri buwushyire mu buzima bwawe? Ese urawapurika mu buzima bwawe gute? Ese mu buzima bwawe bwa buri munsi ni icyo uwo murongo ugiye kuguhindurira, cyangwa se icyo wasomye, icyo gice wasomye ni iki kigiye kuguhindurira mu buzima? Ni uwuhe muntu mushyashya yindutse nyuma y'uko umaze gusoma uwo murongo wa Bibiliya? Aha tukaba tugeze ku nyuguti iranga intambwe ya nyuma, ariyo P cyangwa se prayer mu rurimi rw'Ikinyarwanda, gusenga. Intambwe ya nyuma hano niho Imana idusaba gusobanukirwa no gushyira mu bikorwa ijambo ryayo biturutse mu gusenga dusoje gusoma. Urugero, ushobora gusenga uti Mana mfasha kuba umukristo wumvira, utumva gusa ahubwo ukora ibyo uvuga. Amen. Ahangaha rero igikurikiraho ni iki? Urabona ko iyo tugeze ku ntambwe ya nyuma, iza ntambwe zose iyo tumaze kuzikurikiza, intambwe ya nyuma ni ugusenga, ugasaba Imana ati Imana reka ibyo nsomye cyangwa se ibyo mbashije gusoma muri uyu mwanya ume kubishyira mu bikorwa, ume kwalayininga nabyo cyangwa se ume kubihuza n'ubuzima bwanjye, ume kubaho ko mu byanditswe, ume kwitwara nk'ibyo maze gusoma,
kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Izi ntambwe uko ari enye uko nzikubwiye nubasha kuzikurikiza imwe ku yindi buri munsi uko uri gusoma Bibiliya, bizabasha kugenda bikungura ubumenyi bwinshi butandukanye ku byo utari uzi. Niba hari aho wasomaga ukabona ntibikunda, subirayo ugende uhasome ariko ukoreshe uburyo bwa somo. Ndakwizeza yuko nubikora neza ugakoresha buno buryo uzabasha gusoma ugasobanukirwa kandi uzagira icyo wunguka ndetse ukanungura abandi. Imana ibahe umugisha.